ku rutare ntabwo agushwa n'ibintu byose bibonetse. Birashoboka ko waba wari waranyeganyeze, ariko ndagira ngo twinginge Imana, dutakambire Imana, dusenge, twongere twegere Imana, tubwire ngo Mana nyiribihe Uwite, twaba twaragucumuye ariko twiteguye kongera kugaruka imbere yawe. Imana birashoboka ko waba warubakiye ku businzi, ukaba wari umuririmbyi, ukaba waraguye, ukaba waravuye mu mwanya, ukaba wari umuvugabutumwa, ukaba waraguye, ukaba waravuye mu mwanya, ukaba wari umunyamasengesho usenga kuva ku wa mbere ukagera ku wundi wa mbere, ariko ibihe bya korona bikaba byarakunamuye. Mubwire ngo wikangwa n'iminsi n'ibihe, ahubwo ubakira ku rutare. Umuntu ubakiye ku rutare iyo bamuvuga ntabwo agushwa n'amagambo. Umuntu ubakiye ku rutare iyo bamusetse ntabwo agushwa nuko bamusetse. Umuntu ubakiye ku rutare ntabwo agushwa nuko yaburaye. Umuntu ubakiye. Bakunze ba Karosi TV, ndabasuje mu izina rya Kristo Yesu. Njyewe uhagaze imbere yanyu nkuko Karosi TV mu Rwanda, mu mahanga baba biteguye kumva ubutumwa bwiza. Nitwa Ntawicumurame Jeremy, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'umwana, ndi umukristo kuri ADPR mu Cyahafi, niho ndiri Gaburo. Ndi umuririmbyi muri korali Lebanone, mbonera gusuhuza abakristo basengera muri paruwasi ya Cyahafi. Murakoze. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, gice cya 7, umurongo waho n'umurongo wa 24. Twumva icyo Imana ivugana natwe. Titre y'ijambo iravuga ngo inzu yo ku rutare niyo ku musenyi. Nuko umuntu wese wumva aya magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. 26 aravuze ngo kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. 28 aravuze ngo Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware, nta se nta n'abanditsi. Inshuti bakunzi bakurikiye Karosi TV, iyo ntekereje ku mirimo n'ibitangaza iyi Imana igikora, bintera kuyivuga nshize amanga, kuko hari imirimo n'ibitangaza, hari byinshi yagiye ikora. Bibiliya itubwiye ngo iki ni igihe Yesu yabwiraga abigishwa be. Ku murongo wa 28 hatubwiye ngo Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, abantu batangazwa no kwigisha kwe. Bibiliya itubwiye ngo umuntu wese wumva aya magambo yanjye, ntabwo ari njyewe Jeremy, ahubwo umuntu wese wumva aya magambo y'Imana akayakomeza azaba ahwanye n'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, umuyaga ugahuha, iyi nzu ndetse n'ibihurudutse byose bikaza bikikubita kuri iyi nzu, kuko yubatse ku rutare ntegere kunyeganyega.
iyi nzu ninde? Umuyaga ni iki? Urutare ni iki? sobanure. Inzu ni umukristo uri mu rugendo Imana yahamagaye, akemera gufata umwanzuro adashidikanya, agakurikira Imana atayiryarya, akakurikira Imana atayibeshya. Noneho umuyaga ni iki? Umuyaga ni intambara umukristo ahura nazo mu rugendo. Umuyaga ni ibibazo. Hanyuma iyi mvura ni intambara ndetse n'ibigeragezo umukristo ahura nabyo mu rugendo. Uru rutare ni iki? Uru rutare ni nde? Uru rutare ni Kristo Yesu. Urutare ni Kristo. Bibiliya yatubwiye Yesu yavugaga aya magambo, avuga ngo umuntu wumva aya magambo yanjye akayakomeza azahwana n'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Iteka n'iteka umuntu wumva akumvira umwuka w'Imana, akumva ijambo ry'Imana, agakurikiza icyo umwuka amutegetse, uyu muntu aba ari umunyabwenge. Icya kabiri, umuntu ugendera mu bushake bw'Imana, akirinda ibyaha n'ibicumuro, agakorera Imana atayiryarya, uyu muntu aba ari umunyabwenge. Gatatu, umuntu wamaze kwizera umwami Yesu, akamwizera nk'umwami n'agakiza, uyu muntu aba yizeye kandi aba yubakiye ku rutare, aba yubakiye kuri Kristo. Kuko nasanze wakubaka inzu muri fondasiyo, ariko umugezi wa nabi akaba yaza akaba yakujugunyiramo umunyu, wagira ngo urubaka ya nzu yamara kugera mu kigero gishimishije ikagwa bitewe n'ikintu kirimo hasi. Ariko nasanze ubatse kuri Kristo Yesu, nta munsi n'umwe, nta gihe na kimwe Yesu ajya murekura. Uyu muntu wubakiye kuri Kristo Yesu uzamubwirwa neza. Imvura iragwa, imivu igatemba, bikaza bikikubita kuri wa muntu, amagambo bakuvuga araza akakwikubitaho, ibigeragezo bikaza bikakwikubitaho, bitewe nuko wubakiye ku rutare ariwe Kristo Yesu. Ntabwo ubasha kunyeganyega, ahubwo iteka ryose uhora uhamye. Nasomye ijambo ry'Imana muri Zaburi y'125. Ijambo rirambwira ngo nkuko imisozi igose Yerusalemu, ngo niko Uwiteka agosa abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Bibiliya tubwiye ngo kandi umuntu wumva aya magambo y'Imana ntayakomeze, ahwanye azahwana cyangwa ahwanye n'umunyabwenge n'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, biraza bitana ya nzu. Kubera iki? Kuko iyi nzu yari yubakiye ku musenyi, bivuze ngo nta mbaraga yari ifite. Muri ubu butumwa bwiza nagendereye iki? Dufite abantu muri ibi bihe bagiye bubakira ku bintu bidafite umumaro. Dufite abantu, dufite ababyeyi, dufite abagabo, dufite abantu bagiye bananirwa gukurikira Imana. Nyamara Yesaya yanditse ijambo rikomeye, aravuga ngo mushaka ubwami bw'Imana bigishoboka, ni mu mwambaza akiri bugufi ko abonwa. Bishatse kuvuga ngo igihe kigiye kuza, hari igihe kizagira tukifuza gukiranukira Imana bitagishobotse kandi bitagikunze. Najyaga nkubwire muvandimwe, nshuti y'Imana, nkubwira ngo nyemerera uzibure ugutwi kwawe, nyemerera wongere wegere Imana. Birashoboka ko waba waracumuye ku Mana, birashoboka ko waba warubakiye ku busambanyi, birashoboka ko waba warubakiye ku magambo, birashoboka ko waba warubakiye ku bidafite umumaro, ariko nkubwire ngo ibyo ngibyo nta kurama bifite. Birashoboka ko waba warubakiye ku businzi, ukaba wari umuririmbyi, ukaba waraguye, ukaba waravuye mu mwanya, ukaba wari umuvugabutumwa, ukaba waraguye, ukaba waravuye mu mwanya, ukaba wari umunyamasengesho usenga kuva ku wa mbere ukagera ku wundi wa mbere, ariko ibihe bya korona bikaba byarakunamuye. Nkubwire ngo wikangwa n'iminsi n'ibihe, ahubwo ubakira ku rutare. Umuntu ubakiye ku rutare iyo bamuvuga ntabwo agushwa n'amagambo.
umuntu wubakiye ku rutare iyo bamusetse ntabwo agushwa nuko bamusetse. umuntu wubakiye ku rutare ntabwo agushwa nuko yaburaye. umuntu wubakiye ku rutare ntabwo agushwa n'ibintu byose bibonetse. Birashoboka ko waba wari waranyeganyeze, ariko ndagira ngo twinginge Imana, dutakambire Imana, dusenge, twongere twegere Imana, tubwire ngo Mana nyiribihe Uwite, twaba twaragucumuye ariko twiteguye kongera kugaruka imbere yawe. Imana ishimwe. Yesu aravuga ngo umuntu utazumvira aya magambo yanjye azaba abaye nk'umupfapfa. Wari uzi ko Bibiliya nayo ivuga umupfapfa? Wari uzi ko Imana irimo irareba ikabona abantu benshi harimo abantu bamaze kuba abapfapfa? Ariko ndagira ngo mbabwire ngo abera b'Imana tuzataha. Hari abantu bagiye bubakira mu bidafite umumaro, ariko hari n'abandi bantu bubakiye ku bifite umumaro. Bashinga bubakira ku rutare, bakiranukira Imana, bakiranuka bariye, bakiranuka baburaye, biyambaza Imana mu bihe bigoye, mu bihe by'intambara. Ariko nkubwira ngo wigushwa nuko uhagaze mu bihe bya korona, ahubwo kiranukira Imana, kiranukira Imana, kiranukira Imana. Wikwitwaza ngo ni muri korona, wivuga ngo impamvu waguye mu cyacu cy'ubusambanyi ngo ni ukubera ko wahuye na korona, wivuga ngo ni ukubera ko bafunze insengero. Oya, urusengero rukuru nyirizina ni umutima. Ariko impamvu tujya mu iteraniro ry'abera, impamvu tujya mu rusengero tugiye gusenga, bishatse kuvuga ngo ni ihuriro ry'abantu bafite guhuza mu mitima kandi bafite imitima iciye bugufi. Ni ihuriro cyangwa ni iteraniro ry'abantu bashaka kugirirwa neza n'Imana. Iki ntabwo ari igihe cyo kujya kuzana imikino mu nzu y'Imana, ahubwo ni igihe cyo kugira ngo dukiranukire Imana. Yasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana gice cya 22 umurongo wa 12, haravuga ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikoranye n'ibyo yakoze. Aravuga ngo ndi Alpha na Omega, ndi uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro nkaba n'iherezo. Hahirwa abameshe ibishura byabo mu maraso ya ntama w'Imana, abo ngabo nibo bazabasha kwemererwa kwinjira muri rwa rurembo rugana mu ijuru. Babwiye ngo nta juru ry'abasambanyi rihari, nta juru ry'abajura rihari, nta juru ry'abibone rihari, ahubwo ijuru ni iry'abakiranutsi, kandi intwarane zizawugisha mu imbaraga. Ngira ngo ngane ku musozo, babwira ngo umuntu wese aho ari, ntabwo mvuze ngo ugende ujye gukoresha iteraniro, ujye guca ku mahame ya leta, ahubwo nagize nkubwire ngo mu rugo iwawe, mu cyumba uryamye, byuka mu gitondo, ufata igihe cyo kubana n'Imana, pfukama imbere y'igitanda cyangwa imbere y'uburiri, uhamagara Imana we n'umuryango wawe. Imana yiteguye kukumva, kandi ngira ngo nkwibutse nkubwira ngo iteka n'ubu uri kugenda ujye ukurura ubwiza bw'Imana. Iteka iyo uri kugenda ujye utekereza ku mirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Kandi Satani nakuzanira bije y'ibintu Imana itari yakora, uzamuzanire bije y'ibyo Imana yakoze. Imana yiteguye kukugirira neza. Wowe waba warasubiye inyuma muri ibihe bya korona, ongera ugarukira Imana. Yesu yiteguye kugutabara, Yesu yiteguye kukugirira neza. Imana yigeze ibwira Abisiraheli, arababwira ati nzabana namwe nk'uko natwe yagiye tubwira ko izabana natwe. Ariko turashimira Imana by'umwihariko ko twebwe mu bantu, nubwo korona yabayeho, yarabaye kandi n'icyago cyaguririye isi, ntabwo ari igihe cy'ibyishimo, ahubwo ni igihe cy'umubabaro. Ni isi yose, ntabwo ari icyago kiri kuri wowe gusa mu gihe kibe kitandiho, ahubwo ni ibihe byo kugira ngo twongere ibihe byo gusenga mu mitima yacu, twe gufunga insengero Imana ashyize mu mitima yacu. Ikindi ngira ngo nsabe kandi mbabwire, ngira ngo mbwire abantu bagiye bahura n'ibiza bya korona, babwira ngo ni mwihangane, Imana
izongera itugaruka ubundi bushyashya. Abantu b'Imana ntabwo Imana yadutaye, abantu b'Imana ntabwo Imana yatwirengagije. Mbere ya byose turashimira Imana ko duhagaze umunsi wa none tuyumika umwuka w'abazima. Nagiraga ngo bagezeho icyo Imana yarashyize ku mutima. Murakoze. Reka dusengere iri jambo tumaze kumva. Nongere nkwibutse, navuze ngo birashoboka ko waba waraguye mu cyaha cy'ubusambanyi, birashoboka ko waba waraguye mu cyaha cyo kwikinisha, birashoboka ko waba waranyweye inzoga, birashoboka ko waba waraguye mu ntege nkeya, ukajya mu kwishingira uri umukobwa, waba waragiye kwishingiraho umwana w'umukobwa uri umusore, ukaba waraguye muri icyo cyaha. Ariko ongera ugarukire Imana, wongere ukizwe, tugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Reka dusenge twinginga Imana, tubwire ngo yongere itugarukeho kandi twambike imbaraga. Imana nibishaka tuzongera. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, Imana y'amahoro, Imana ishobora byose, Imana itabeshya, twumvise ijambo ryawe ukuntu wabwiye abigishwa bawe, urababwira ngo umuntu urababwira ngo inzu yubatse ku rutare ni inzu itabasha kunyeganyega. Urababwira ngo nuko umuntu wese wumva aya magambo yanjye akayakomeza azahwana n'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Bishatse kuvuga ngo umuntu wese wubashye Imana, uyu muntu Imana imubara nk'umunyabwenge. Bishatse kutubwira ngo umuntu wese wemereye Imana akagendera mu bushake bw'Imana, uyu muntu Imana yimurebye imubara nk'umunyabwenge. Ijambo ratubwiye ngo wumva aya magambo yanjye akayakomeza azahwana n'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Ngo imivu yaratembye iramanuka, umuyaga urahuha, byose biraza byikubita kuri iyi nzu. Kandi tumaze kumva yuko iyi nzu hari umukristo uri mu rugendo, nubwo yahuye n'intambara agahura n'ibizazane. Abari abacuruzi bakaba barahombye, abari bari mu kazi runaka, bamwe akazi kakaba karanze bitewe n'iciza cya corona tumaze igihe kirekire turimo isi yose. Mbabwire ngo iyi Imana ntabwo ijya ibura uko igenza abantu bayo. Nkubwire ngo wigushwa nuko wahombye, ahubwo niwongera ugarukira Imana. Niba uri inzu yubatswe ku rutare, Imana izongera ikugarukeho ubundi bushyashya. Ijambo ryongera tubwira ngo ariko umuntu wumva ijambo ry'Imana ntarikomeze azahwana n'umupfapfa wubatse inzu ye ku rutare. Bigishwa abibabwira ahagaze ameze nk'ufite ubutware ndetse n'ububasha. Nagiraga ngo nkubwire ngo Uwiteka Imana akugirire imbabazi, wongere ugaruke, wongere utekereza aho waguye mu mutima wawe, wongere winginga Imana. Uri mu rugo iwawe usenge, uri mu cyumba cy'uburiri usenge, uri muri sari wawe usenge, ariko wongere winginga Imana. Ibwire ngo Mana, ndumva ashaka kongera ukangarukaho. Mana, nsengeye aba bantu, aba babyeyi baguye mu byaha, aba bagabo baguye mu byaha, abasore baguye mu byaha, abakobwa baguye mu byaha, benshi baragiye bariyanduza barasayisha. Ariko mbasengeye mu mbaraga z'umwuka we, nkubwira ngo ongera ubabyutse aho bari baraguye, wongera ubambika imbaraga, bakomeza bagukiranukire mu mbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Ndetse dusengeye n'abasigaye bahagaze batari bagwa, nkubwira ngo wakomereza amaboko, udukomereza amaboko. Dusenze twizeye ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze.